Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, icyubahiro n'ikibi cy'Imana, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, ndagusuhuje nkwifuriza umugisha w'Imana. Kristo wabambwe ku musaraba igorogota nakomeze kukwiyereka kandi akomeze kukwihishurira muri byose mu izina rya Yesu. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa gatatu itariki 3 ukwezi ni ukwa gatandatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane y'uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gutegeka kwa 2, ibice byaho ni 23. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 6. Haranditse ngo, ariko Uwiteka Imana yawe yanga kumvira Balamu, ahubwo Uwiteka Imana yawe iguhindurira umuvumo kuba umugisha. Uwiteka Imana yawe yagukundaga, ntuzabashakira amahoro cyangwa ibyiza iminsi yose ukiriho. Ntukange urunuka Umwedomu kuko ari mwene wanyu, ntukange urunuka Umunyegiputa kuko ari umusuhuke mu gihugu cyabo. Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka Imana yacu nirishimwe. Ndashaka kuvuga gatoya ku izi nkuru za Balamu. Abantu benshi murazizi, Balamu na Balaki. Balamu ubwo yari yatumwe kuvuma ubwoko bw'Abayisiraheli, ngo ariko ngo Balamu ageze yasanga ni ubwoko butavumika. Ndagira ngo mvugane nawe, uri umunyamugisha, uri ubwoko butavumika, uri uw'Imana yarinze, uri uw'Imana yahagazeho, uri uw'Imana yarwaniriye, uri uw'igiciro kinini cyane, uri umuntu udasanzwe, uri umunyembaraga. Balamu ngo ajya kuvuma ubwoko bw'Imana, ariko hano ijambo riravuze ngo Uwiteka Imana yanga kumvira Balamu. Ndagira ngo mvugane nawe, hari imivumo bakuvumye, hari imivumo bavumye ubuzima bwawe, hari imivumo bavumye ubuzima bwawe, barakuvuma, baragutuka, baragutoteza, bakuvuga nabi, abantu baragusebya, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana aje guhindura ibyanze guhinduka, aje guhindura ibyanze guhinduka, aje guhindura umuvumo kuba umugisha. Haleluya! Aje guhindura umuvumo kuba umugisha. Hari imivumo bakuvumye, ibintu bigiye guhinduka. Uwo muvumo bakuvumye uhinduka umugisha, uwo muvumo bakuvumye uguhindukira amahirwe. Ndagira ngo mvugane nawe, izere Imana, wizere Kristo wabambwe, izere Imana, uhange Kristo amaso. Uwiteka Nyiringabo Imana umuhangeho amaso, umutumbire, umurebe. Nzi neza ko Imana ntabwo ijya inanirwa, ntabwo ijya itsindwa, ni Imana idasaza, ntabwo ijya yitwaza akabando, ni Imana ishobora byose, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Iyi Mana yacu irahambaye ndetse cyane, iyi Mana yacu igikora ibidashobokera abantu, Imana yirabishobora. Reka mvugane nawe, hari imbaraga zagiye zikunaniza, hari imbaraga zagiye zigukubita hasi, hari imbaraga zagiye zigushyira hasi, imbaraga umwuka wo mu miryango, imbaraga za karande, imbaraga zo mu bisekuruza, izo mbaraga zirakunaniza. Hari imivumo wavumwe n'ababyeyi, hari imivumo yaturutse ku byaha, hari imivumo wavumwe n'abantu, abantu barakuvuma, abantu bagufata uko babishaka, ariko Uwiteka nonaha yanze kumvira ababisha bawe, yanze kumvira abarozi, yanze kumvira abakonikoni. Imana ifashe wa muvumo bakuvumye iwuhinduye kuba umugisha.
Imana ifashe wa muvumo bakuvumye iwuhinduye umugisha. Imana iwuhinduye umugisha. Umuvumo bakuvumye Imana iwuhinduye umugisha. Imana yururukijwe no gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Ifashe umuvumo iwuhinduye umugisha. Ubuzima bwawe Imana iraburengeye. Ubuzima bwawe Imana iraburwaniriye. Ubuzima bwawe Imana irabwubatse. Ubuzima bwawe Imana irabukomeje. ubuzima bwawe Imana ibuhagazeho. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ikiranuka muri byose. Ndagira ngo mvugane nawe, Imana irongeye irakwimanye. Ahawe ntihaba hakibukwa. Dawidi yabivuze neza, yandika Zaburi 124, arandika aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri. Ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Uwiteka yakubambiye amahema aho isoni zari zigiye kugukora. Uwiteka kurinda gukorwa n'isoni. Aho wari ugiye kumwara, Uwiteka arakurinda, akurinda kumwara. Aho wari ugiye guseba, Uwiteka akurinda guseba. Igisuzuguriro cyari kikuriho, Uwiteka kigukuraho. Umwaku wari ukuriho, Uwiteka wugukuraho. Ndagira ngo mvugane nawe, yakoze biriya n'uyu munsi irahari, ntawe yagiye. Yagukijije, yatatanyije inama mbi, yatatanyije imigambi mibi abantu bari bafite ku buzima bwawe. Arega abantu baba barakumize bunguri. Uyu munsi kuba uriho ntabwo ari uko bakugiriye imbabazi, kuba uriho ntabwo ari uko bakijijwe, kuba uriho ntabwo ari impuhwe zabo, kuba uriho ni imbabazi z'Imana, kuba uriho ni imbabazi z'Uwiteka, kuba uriho ni uko Imana yabirebye ikavuga ngo nkugiriye imbabazi, ni uko Imana yabirebye ikavuga ngo dore ndi kumwe nawe, ni uko Imana yabirebye ikavuga ngo nzakujya imbere. Haleluya! Ngo Uwiteka Imana ishobora byose yanga kumvira Baramu, ngo kubera yuko yagukundaga, ngo ihindura umuvumo kuba umugisha kuko yagukundaga. Kuko Imana igukunda imanuwe no guhindura umuvumo kuba umugisha. Imana igukunda, ibihombo wagize byose Imana ije kubitesha agaciro. Imana ifata ibyo bihombo ibihinduremo umugisha, ibihinduremo igitangaza. Reka ndagira ngo mvugane nawe, ayo marira warize Imana ije kuyahinduramo ibitwenge. Ubwo burwayi warwaye Imana ibuhinduyemo inkomezi. Ugiye guhaguruka ukomeye, ugiye guhaguruka uri umutsinzi, ugiye guhaguruka uri umunyembaraga, ugiye guhaguruka uri umuntu udasanzwe, ugiye guhaguruka. Ubuzima bwawe Imana irabuhinduye, ubuzima bwawe Imana irabwubatse, ubuzima bwawe Imana irabukomeje. Ubuzima bwawe hari ukuntu Imana ibukoze, hari ukuntu Imana ibukoze. Kandi ibyo ngibyo ibikoze, abantu bose bamwe bakuvuze nabi, bamwe bateranye bagapanga imipango mibi yo kukugirira nabi, imipango mibi yo kukwica, imipango mibi yo kuvuga ngo ntawe uzagera. Hari n'abapanze kugukuza mu kazi, hari abapanze kukwirukanisha mu kazi, hari abapanze kukwirukanisha mu rugo rwawe, hari abapanze kugusiga icyasha. Hari abantu bagusize icyasha, hari abantu bagusize umwanda, hari abantu bagusize umwanda bakugira uko utari. Ariko Uwiteka ibyo byose abihinduyemo umugisha. Hari abantu bakujugunye baraguta, ariko nubwo bagutaye Uwiteka abihinduyemo umugisha. Uwiteka abihinduyemo umugisha, uratabawe. Uwiteka abihinduyemo umugisha, urabohowe. Uwiteka abihinduyemo umugisha, akira igitangaza. Uwiteka abihinduyemo umugisha, akira kurengerwa. Uwiteka abihinduyemo umugisha, akira ubutsinzi. Uwiteka abihinduyemo umugisha. Ndagira ngo mvugane nawe, ubwo burwayi ntabwo ari ubwo kukwica, ni ubwo guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Ubwo bukene ntabwo ari ubwo kukwica, ubwo bukene Data aje kubihindura. Imana ishimwe ko Imana igifata ibidashoboka ikabihindura ibishoboka. Imana ishimwe ko igifata ibyapfuye ikabizura, ikabihindura ibintu bizima. Imana ishimwe ko igifata ibintu ikabihindura, ngo ihindura umuvumo kuba umugisha,
ihindura umuvumo wari uri kuri wowe, uwo muvumo urarangiye. Ibibazo byari biri kuri wowe birarangiye, intambara zari ziri kuri wowe zirarangiye. Imana ihinduye umuvumo kuba umugisha. Imana igukuyeho igisuzuguriro, Imana igukuyeho uburetwa, Imana igukuyeho iminyururu, Imana igukuyeho imigozi. Zamura kwizera kwawe. Imana wasenze, Imana wabanye nayo, Imana wagendanye nayo ni inyamaboko, ni intwari kandi irakiza mu izina rya Yesu. Data, ndagushimye kujya uhindura ibyanze guhinduka, ndagushimye kujya uhindura umuvumo kuba umugisha. Mana, nsengeye uyu muntu warunkurikiye, Mana mwiyereke, mwigaragarize, uyu muntu umugirire neza, uyu muntu umubambire amahema, uyu muntu umwihishurire, uyu muntu umwigaragarize, uyu muntu uba mu ruhande rwe. Mana, imbaraga zawe, gukomera kwawe nibiboneke kuri we. Mana, ndakwinginze ntutatanye inama mbi zose zari ziri gukorerwa ubuzima bwe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ahari bazaterana, ngo ariko si wowe uzaba ubateranyije. Ndakwinginze Mana, uyu muntu warunkurikiye yakira igitangaza muri uku kwezi, yakira ishimwe muri uku kwezi, yakira ubuzima muri uku kwezi. Urakoze Kristo kubikoze, amen. Imana iguha umugisha wowe ugiye gusharinga buno buhanuzi. Sharinga buno buhanuzi ukibikora, Imana iguhindurire umuvumo uhinduka umugisha. Ibyawe byari byarapfuye, Imana ibizure. Ugisharinga abantu batanu inshuti yawe, umuvandimwe, umuntu ukunda, musharinge, ntugende utabikoze. Ukibikora, Imana iguha umugisha. Kora subscribe niba utarayikora. Ugikora subscribe uraba wihuje n'amavuta, uraba wihuje n'umugisha. Imana iguhereza umugisha. Kanda like, comment yawe ni ingenzi. Kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe. By'ukuri abagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.